Paula reka nkubaze ubundi we mu myigire yawe ntabwo wakiga utanywa amazi? Sha Joanna, naje gusanga amazi ariyo ya mbere mu kwiga kwanjye, kubera ko njyewe mu gufata kwanjye mu mutwe bisaba kwifashisha amazi. Ubwo nyine abantu biga bitandukanye, ubwo bagiye niga gutya bisanzwe wowe ukaba ukoresha amazi, ubwo nyine wowe ujya ukoresha ukwawe nanjye nkoresha ukwanjye, basi turebe ko musaza wacu erega aradukunda cyane sibyo? Aradukunda, twitaho, nyine aba yashurutse kugira aradukunda pe. Reka nyine duharanire kwiga, ubwo niba uko nguko ariko wiga ugafata ni byiza nyine ujye uyanywa wige ufate, nanjye ubwo nzajya niga ukwanjye, njye ntabwo nabasha kunywa amazi niga. Ubwo rero nyine nzajya niga gutyo nawe yanywe kugira ngo basi musaza wacu tumutere ishema, kuko aradukunda. Byamubabaza cyane nyine tutize basi ngo dutsinde tube twamutera ishema. Ako Joanna, uza akantu ndebe, ubona uburyo musaza wacu Tom atwitaho? Reka dukunda, aradukunda cyane, none se niwe ugomba kubikora kuko niwe turebaho, niwe papa, niwe mama, niwe musaza wacu, niwe byose byacu pe, agomba kubikora kuko niwe ababyeyi badusigiye. Sha Joanna, natwe rero impamvu tugomba kwiga cyane kugira ngo turebe ko hari icyo twazamufasha. Iyo mbonye ukuntu avunika adushakira imibereho, kwiga yatwishyura school fees, atuma tubona imyambaro pe, njye mbona najya akiraho umuhati cyane bikabije. Nyine ni ukujya twiga cyane kuko nyine musaza wacu tudatsinze twaba turi kumubangamira. Yego sha. Ko Paula nungutse agatekereza, buriya urabona nyine muri iyi minsi hari ukuntu abakobwa muri iyi minsi nawe urabazi. Yego sha. Ukunda baba bashaka uraruzi. Nta kuntu nyine Tom yaza kuza tukamuganiriza ko ibyo bintu yazajya gukunda, wenda akazakunda yabanje gushishoza. Yego sha Joanna, uzi ko njya mbona abana b'abakobwa ku ishuri bitwara ukuntu njye byaracanze, sinzi ko nawe ujya ubibona. Nanjye ndabibona, gusa nyine ikiza pe Tom aratwubaha, twumvira, iyo tumugiriye inama arabyumva, ntabwo rero tuza kubimubwira nazi. Yego sha Joanna, uzi ko nawe umwana muto akubaha yumvira inama umubwira, natwe rero tugomba kujya tumwubaha tukanamugira inama. Ahubwo naza tuze kumubwira hari ukuntu umukobwa agukunda agushakaho imitungo cyangwa amafaranga, yamara kuyagukuraho akigendera. Byambabaza rero umusaza wacu akundanye n'undi mukobwa ugasanga amutwaye amafaranga, umusaza wacu agasigara mu bukene. Ngiye byambabaza, sinzi niba nawe atari kuri kubyumva. Sha nanjye byambabaza. Ahubwo reka naza kuza ariko tuza kumubwira. Yego. Naza kuza rwose tuze kubimuganirizaho kuko mwana we njye byambabaza musaza wanjye, byambabaza ni ukuri. Nanjye byambabaza. Ahubwo icyiza cye ni uko nyine aratwumvira, iyo tumugiriye inama aratwumvira. Ubwo rero natwe tujye tumwubaha, tumwumvire, tunamugira inama. Reka by'uru rugendo rwo muri iyi si birarushya, cyane cyane ku basore n'inkumi biba bigoye pe. ni ukumugira inama yazajya gukunda agashishoza. Ko wabonye uriya mukobwa twiganaga kumwe na nuzi ukuntu baba bameze, James na Clarisse, wabonye ukuntu baba bameze? James wabonye ukuntu aba ameze, wabonye ukuntu Queen baba bameze? Rero uriya mukobwa Queen ukuntu ameze, ubwo rero no kuzagira inama musaza wacu kugira ngo atazahura n'umukobwa umeze nka Queen na Clarisse ugasanga nyuma bimugizeho ingaruka. Rwose ni ukuzamugira inama akareba ukuntu yazajya kubikora, nyine akabanza gushishoza. Sha Joanna, uneye amatsiko, buriya araza ajya kari njye mushiki we mukuru, ndumva ngize amatsiko menshi cyane yo kumugira inama. Buriya araza ryari? Sinzi. Musaza wacu ako kukunyambira kwanyu, kandi ndabizi iyo munyambiriye gutya akenshi muba mushaka kureba mu mufuka. Umunsi nta kintu nazanye, gusa mu bintu nzanye ndi mu bantu bameze neza cyane. Cyane Tom.
ko wishimye cyane bimeze ndi mu bantu bameze neza. ibyishimo ufite ko mbona wishimye cyane gute Paula kara nawe murimo mwiga se? cyane Okay. Ibi bintu ndabyifuza cyane ko muzajya mwiga mushyizeho umuhate kandi siko mujya mubigerageza cyane. Muri abana b'abahanga bijya binshimisha iyo uje muri class mu rugo unzaniye ripoti ukuye ku ishuri nkabona habaye uwa mbere karumuna kawe kano ka Joana nkabona kabaye aka mbere. Nanjye iyo ngenda mu muhanda ngenda abantu bava mu nzira mba ngenda gutya n'umuntu ufite bashiki be b'abahanga baneye ishema erega byishimiye rumvikana pe. Hanyuma rero ndi mu bantu sema ndabivuga gutera ako nyine Tom nubwo uri kuvuga gutyo ntabwo uransubiza ikibazo nakojije urishimye cyane sinzi impamvu. nanjye byacanye nabonye aturuka ku muryango umva aseka mbona pe. ese murareba mukabona hari ikintu gitandukanye nuko wenda najyaga nza hano meze kirahari kirahari rwose. ubundi wazaga nyine muri gukeka ko wenda hari akantu mfite nko mu mufuka nabazaniye nabateguriye. mbivuge mufore ni iki? bakongerera umushahara. Umushahara? Oya ngaho wafeyirinze. wowe urakeka ari nk'iki? ikintu shara ko ahuye n'icyana. oya ahubwo njye nungutse igitekerezo. niko Paula ngo nshaka kuba nabonye icyana. aya ibyo bintu se ari byo musanzwe mumbonaho? oya ntabwo gusa ntabwo uyu munsi bikubonye. warumbwiye we hari akantu gato nari numvise ubaye nk'ukeka. nshaka kuba nimba atari ibyo ngibyo Paula avuze akaba atari amafaranga bakongeje ku kazi nshaka kuba baguhinduriye akazi bakongeje. oya wowe urimo urajya kure ahubwo Paula uyu niwe bagerageje ari bugufi ahubwo uze kunyibutsa nimugoroba ndakuzanira umuneke niwo nabonye ukunda cyane sibyo? nawe ujye nyine. oya ariko ntacyo ndazana ibiri uwawe uraba ari munini cyane noneho wa Paula kubera ko mini Joana kuko yafeyirinze ararya ko gatoya. Debera noneho byishimo biri gutuma unavugishwa watubwiye. hanyuma rero ikintu kinshimishije kano kanya murabizi ko muri iyi minsi sinzi nawe wenda mubibona ndimo kugenda mpinduka. niba hari abantu basa n'abishimyemo muri iyi minsi nanjye ndimo kuko naje kubona umukobwa dukundana umbwira iryururutse umutima umunsi ku munsi. hanyuma rero ikintu yansabye cyane atumye nishima kurenza urugero nuko ngomba yifuje ko namuzana hano mu rugo kunsura. hanyuma ndashaka kumwereka mwebwe nka bashiki banjye nubaha cyane murabizi ko muri bashiki banjye nkunda cyane ndwanira ishyaka muri buri kimwe cyose ku bijyanye n'imyigire yanyu imibereho. hanyuma mbafata nk'ababyeyi banjye papa na mama na mukuru wanyu nyine musaza wanyu kubera ko murabizi neza ko ababyeyi bacu babansigiye nyuma yo kwitaba Imana. murabizi ubuzima twagiye tunyuramo naho tugeze mu munsi wa none. rero ndabubaha cyane niyo mpamvu nshaka kubazanira uwo mukobwa mukareberega mukanamushimira. Tom ni amatsiko ujya kureba uwo mukobwa. ese uwo mukobwa njye ntabwo ari ibyo yenda byo kuvuga ngo ndamureba nzamubona kuko mfite icyizere ahubwo si Tom ko nkuzi witonda buriya warebye neza koko ubona ari wowe ukwiriye. sinzi wenda ikintu waba ushatse kuvuga ariko ni umwana mwiza nkurikije iminsi tumaranyemo amezi 3 uretse ko nakomeje kugenda mbibahisha kugira ngo bitazabatera amatsiko bikagira icyo bihungabanya ku myigire yanyu. none se Tom yego uwo mukobwa wigeze umubwira ko nta babyeyi dufite? wigeze umubwira? muri icyo gihe cyose tumaranye ntabwo ndamubwira ko nta babyeyi dufite. sindanamubwira ko mbana n'abashiki banjye gusa ariko biri mu byatumye nifuza ko yagera hano mu rugo akimara kubinsaba ko nzamubwira byose. wararebye neza ariko sinzi ikintu murimo gushaka kuvuga aho ngaho. ndabizi murankunda cyane. turagukunda cyane dushaka ko hari ikibi cyazakubaho musaza wacu. rero niyo mpamvu twifuza ko wareba neza abantu rega b'iki gihe ukamubwira. byasigaye mbona byarakomeye
cyane cyane nkatwe abanyeshuri iyo twiga tugenda duhura n'abanyeshuri benshi batandukanye, hakaba hari n'abo tureba imyitwarire yabo. Rero impamvu tukubwira gutyo tugira ngo twumve niba baba bameze nk'abo bakobwa bafite ya myitwarire mibi. buriya nka bashiki banjye mbafata nk'abahanga, murabizi ko mbubaha cyane. Icyo igitekerezo ngize mbagisha inama mukangira inama, kimwe n'uko namwe muranyisanzuro, namwe nzi ibyanyu byinshi cyane mujya mumbwira. Hanyuma tujya inama nk'umuryango w'abantu batatu, murabizi ko dukundana cyane, ariko akenshi ikintu muvuze nyiha agaciro. Ni ukuvuga ngo murimo gushidikanya kuri uwo mukobwa ko wenda yaba atankunda by'ukuri. Ese ubwo atankunda by'ukuri yaba ashaka iki? Nyine Tom, nyine urabona hari ukuntu abakobwa muri iyi minsi, yego ntabwo mbizi cyane, ariko nyine mu bo twigana ndabibona. Usanga nk'umukobwa akweretse ko agukunda, ariko we burya icyo ashaka we muri we nyine icyo aba yishakira ari amafaranga n'imitungo. Yamara kubigukuraho ibyo ngibyo ugasanga aragusize, kandi ngiye bibaye gutya akagusiga mu kene, ngiye byambabaza. Ngiye ntabwo mbishaka ko byaba gutya. Erega Tom, biba byiza ko wakunda umuntu nawe agukunda, ariko burya mu buzima birababaza kuba wakunda umuntu atagukunda. Ubwo rero ube warashishoje neza. Ngiye ndamukunda cyane, Debora ndamukunda cyane, gusa ndabubaha cyane, bafata nk'abantu bakuze nabibabwiye. Icyabaho aho ngaho ntabwo turamarana igihe kirekire, gusa iyo ndebye mbona nawe asa n'umuntu nkunda ko agenda abinyereka. Gusa nanone ntabwo natera hagati mu ryinyo ngo nterere iyo mbyihorere, ahubwo icyabaho nanjye ni ugushishoza nkakurikiza inama za bashiki banjye nkunda cyane, hato ataba bamugana uwo mukobwa yarumvise ko ababyeyi bacu bitabye Imana bakadusigira imitungo ingana gutya, hanyuma n'iriya yose muzi akaba afite amakuru, ugasanga wa mugani araje yangije, cyangwa se bibaye ngombwa. Ibintu by'urukundo buriya ni ibintu bisaba kwitonda. Byashoboka ko yaba atankunda koko, gusa ikintu kigiye kubaho ngiye nanjye gushishoza, mbikora n'ubwenge, ndeba urwo rukundo rwanjye. Gusa ndamukunda cyane, kandi ndakeka nabishidikanyije arankunda. Byiza niba agukunda, ariko nyine ntabwo upfa kubiranga umenye ko nyine gusa ni byiza, naza tuzabimenya. Mfite uburyo bwinshi nakoresha bwo kumusuzuma ngo ndebe ko ankunda. Ibyo byose ngiye kubikora, ariko munyemerere, yansabye ko ejo umusibe ejo yansura nkamubereka. Munyemerere nzamuzane murebe, kandi mbasabye akantu. Niba ushaka wa muneke wanjye nawe, ariko wowe nakaneke gatoya kuko ntabwo abishobora. Nta kibazo. Okay, niba mushaka iyo mineke yanjye muzamwubahe, ndabizi ko mubikora, sibyo? Cyane rwose. Kandi muzankundire umukunzi, sibyo? Tuzamukunda cyane. Yego. Hanyuma musigare musoma, nanjye ngere mu gikari mu cyumba hariya, hanyuma hano twongeye gutunganya inyuma aho ngaho. Inama mumbwiye, inama mungiriye, ngiye kwitekerezaho. Erega nta kibi tukwifuza. Ndabizi ko munkunda cyane, kandi nanjye ndabakunda cyane, murabizi. Nabashiki banjye murabizi ko byose hari ubwo baheruka kubirukana ku ishuri. Oya. Mba narabikoze kera. Hari ikibazo cy'imyambarire, imyambaro, ibyo kurya, ibintu byose ntibihari. Okay, urumva rero ko ndabakunda cyane namwe, kandi nzi ko ibyo ababyeyi bitabye Imana badasoje ikivi cyabo nzacyusa, sibyo? Ndabakunda cyane, mukomeze musome, murabizi ko mukunda cyane. Nabonye ufite ibyishimo byinshi utenyerera ukagwa. Nta kibazo. Ubonye ibyishimo afite. Se musaza wanjye, ese n'ibiriya byonyine cyangwa harimo n'ibindi we? Ariko urabizi ko ntacyo ajya duhisha, ngo nibyo. Ariko nyine azabe yararebye neza, kuko nyine abakobwa bo muri iyi minsi ntabwo bari beza pe. Ariko gusa njye biranshimishije, ko yishimye, biranshimishije cyane.
nanjye byakina ahubwo murumuna wanjye karama nibutse ikosa twakoze irihe ibuka cya gihe maze gutombora nyine ikintu cyatumye yishima uzi ko twitwahise twihuta mu gusuzugura uriya mukobwa tutarabanje no kumubona numva ibyo ngibyo atari ikosa si twamugiraga inama hoya ntabwo ari umuco ku bana nkatwe twitonda n'ukuntu dukunda musaza wacu twahise tumuca intege ntabwo bikwiye ariko uzi ko ari byo buriya kuko nyine musaza wacu aradukunda ahubwo ubwo nyine umukobwa yarebye buriya nawe ndabizi azi kureba uba ni mwiza nta kibazo ariko twakoze ikosa mugani wawe ryo kumugaya tutaranamubona kuko nta kibazo gusa Tom ndamwizeye nta kibazo gute se njye ndumva muri njye naza saba Tom imbabazi burase ntabwo byashoboye nawe aratubabara nyine turi abana ngiye kuri njye ubwo ni kuri njye ubwo nawe uzamusaba imbabazi ukwawe ahubwo ndibutse we buriya ntabwo yagiye mu kazi yibwira ko turimo kwiga oya kwiga ntacyo bitwaye ahubwo yabikora wenyine akanavunika tujye kumufasha tujye kureba ibyo arimo